Tubaha ikaze ndi kumwe nanjye Dani, iyo ni Kirizimwe. Uyu munsi tugiye ku mateka ya Mutagatifu Yusitini, umufilozofe n'uwahawe Imana. Yusitini yavukiye na Pruze mu ntara ya Samariya, ni umujyi wo mu gihugu cya Palestina wari warubatswe kuri sikemu ya kera ahagana mu mwaka w'ijana. Ababyeyi be bari abapagani bafite imitungo myinshi, bakaba baramwohereje kwiga amashuri akomeye muri icyo gihe. Nubwo ababyeyi be bari batuye muri Palestina, ntibari Abayahudi, bari Abanyaroma. Se yitwaga Polisikusi, umwuzukuru wa Bakiyusi. Icyo gihe Samariya yose yari ikirimo apagani gusa. Yusitini nawe yari umupagani nk'abandi bose. Maze kwiga yatangiye gushakashaka ubuhanga n'ubwenge. Ibyo tubisanga mu gitabo kirimo ikiganiro cye hamwe n'uwitwa Tirifoni. Muri icyo gitabo avuga ukuntu afite inyota y'ubuhanga kandi ko abushakashaka. Yabanje kwegera abahanga bari icyo gihe maze yumva batavuga Imana. Nyuma yaje kandi kwegera abigishwa ba Aristote asanga bishakiye amafaranga gusa. Yaje kwegera kandi abigishwa b'umuhanga Plato bagerageje kumukundisha ubuhanga ku buryo bwimbitse, ndetse yaje no gutekereza ko ubuhanga ashakashaka yabushyikiriye. Mu kwiga kwe yize cyane cyane ibyerekeye amadini yariyo icyo gihe, abo idini rinogeye umutima we. Rimwe yaje guhura n'umusaza amubwira ko idini ry'ukuri ari iry'Abakristo. Amaze kumva inyigisho ze asanga ko hari ukuri yahigahigaga. Amaze kumva inyigisho ze asanga ko hari ukuri yahigahigaga Kristo ari we wenyine wakumuha. Yusitini yatangiye kwiga atyo iby'Ubukristo, yabusanzemo ukuri yashakashakaga arabwemera. Kuva ubwo yatangiye kuba umukristo udakemwa. Yahindutse umukristo afite imyaka 30, ariko ntiyaretse gushakashaka ubuhanga, kuko nk'uko yakundaga kubivuga, ubwo buhanga nibwo kibanza gitegura inyigisho za Kristo. Yusitini yamaze igihe kirekire mu mashuri, bamwe mu bahanga bari bazwi muri icyo gihe cye. Yusitini yari afite umutima uhugukiye kumenya Imana kandi akaba n'umuntu ugira ubusabane n'urugwiro muri bagenzi be. Aho arangije amashuri nawe ubwe yashinze amashuri yigisha iby'ubuhanga filozofi mu mujyi wa Efezi. Nyuma ashinga iryo shuri Roma, yigishirizagamo cyane cyane iby'iyobokamana. Hari amabaruwa abiri yandikiye abami ba Roma batotezaga Abakristo. Ayo mabaruwa akaba akiriho na n'ubu. Muri ayo mabaruwa yaburaniraga idini rya Gikristo n'Abakristo baryemera. Ibaruwa ya mbere koko yahagaritse itotezo rya Kiliziya imyaka mike. Iya kabiri yerekaga umwami Mariko Aurelius uburyo yuba cyane atoteza Imana y'ukuri. Muri iyo minsi nibwo umwami w'abami wa Roma Mariko Aurelius yadukanye ibyo kongera gutoteza Abakristo ku buryo bukomeye. Abategetsi b'igihugu bikomye Yusitini baramufunga bamuhora kwigisha hose iby'Ubukristo. Baramubwiye bati nutumenyesha aho abandi Bakristo bihishe turakurekura. Bamugiriye nabi cyane, ariko ntiyajyana umwe avamo kandi ntiyinuba na gato. Mutagatifu Yusitini yanze gutura ibitambo bigirwamana, bamushyikiriza urukiko. Nuko umucamanza abaza Yusitini ati koko wibwira ko nyuma y'urupfu rwawe uzajya mu ijuru ukabona Imana? Yusitini aramusubiza ati simbyibwira gusa, ahubwo ndabizi neza. Nyuma nta gushidikanya ko umuntu wese wakira ijambo ry'Imana akarikurikiza azarijyamo. Ngo amare gusubiza atyo rero batangira kumugira nabi cyane, nuko amaze kuzahaswa n'inkoni bamuca umutwe. Bavuga ko bamwicanye n'abandi Bakristo 5. Iyi mipfire y'iyo ntwari yazize ko yemera Imana n'umwana wa Yezu Kristo wacunguye abantu. Twizihiza Mutagatifu Yusitini ku itariki ya 1 Kamena. Mutagatifu Yusitini udusabire. Murakoze, mujye amahoro y'Imana.